Mawujo n'umuzi uyu nguyu ndamuzi cyane yitwa bamwita mama pasiteri wa Nyanasiya. Yego Umugore mwiza cyane Yego Yego ihogoza mu bagore bose bo kwisi. Yego wari waratumye n'umutwe nka Sara. N'uyu nguyu uyu nguyu ko mbona kano y'amaso cyane. Ninde? Uyu so umupasiteri ukunda gutukana kuri YouTube ra. Yego bamwe ni Pastor Claude. Umuntu n'umuzi? Ngo nyirika ko mbona yanditse umudiji. Mbona umudiji awusize hanze. Ndabona yarakoze nibera afite n'umukondo wagira ngo n'umugore. Ugende gake kubera ko uyu nguyu bamwita umwami wa beef. Uyu bamwita Gasuku Jeskizo amupanga. Icyogere mu nkuba. Umwami w'abagore. Yego ndamubona cyane. Yego uyu nawe ntagerya imboga. Aherutse kwandagaza umuntu yitwa Chita Magic. Yego umukobo yararenze. Umukobo Jeskizo. Kudesha po kabisa nawe. Babivuga ngo respect. Yala. Bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Respect bisobanuye nyine ngo nkwespira. Uyu? Nyiringa yambobo noneho niyo nyeretse. Asindi kamaze ni hanagwe. Ubona reba Babona sakano y'amaso nko yarwaye amagini. Indese. Nyiringa. Oya cyane ntabwo. No afite amenyo wagira ngo ni tinga zimwe zo kwa gatera ziharura mu mihanda. Uwo ni tutafuri kuvuga gutya. Nyiringa nta nubwo muzi. Vuze ngo hari urwego ngezeho. Ndamubaza si urwo rwego ugezeho uri The Ben. Uri Medi. Waririmbye ihe ndirimbo ituma uvuga ngo ngiye hari urwego ngezeho. Gusa ndamuzi. Umugore n'umuzi. Uwo wagira ibigambo n'ikimwamwanya. Uyu swa mugabo harya batandukanye n'umudamura. Bamwita uyu swa wundi wari isombi kwa Pastor Mutesi. Bamwita ngo iki se? Bamwita ngo niba ari Faxman. Camarade Faxman. Original. Yego. Uyu niwe agira ibigambo. Agira ibigambo nicyo kintu cya mbere muziho. Ariko uyu nguyu noneho uyu duherutse guhurana bita ku Gisozi. Yego ku Gisozi. Nijoro ahantu mu mbare ya danje. Uyu rero Apotre Mutabazi uyu swa mugabo bavuze ngo pasiteri wameze nk'Imana ngo niba kubwiye ngo genda ugurishe parcelle yawe ngiri hariya ngo uzajye kumwicaye muri Mariyoti ngo uyigurishe ngo genda uyigurishe. Yego uyu muzo kuyobya abantu. Uyu nguyu Nyiringa Imana ikomeye no tayi inizitoyi no tayi kandi narapfuye no tayi. Uyu mugore nakasa mutwe yitwa nde? Kuba bita Mama Ndera kandi Mama Chance. Mama Chance nawe rero uyu ngo yarapfuye ubundi se niba yarapfuye kutajya mu bapfu bagenzi. Gusa ikintu muzo ni kimwe nawe. Yego muzo ko ari umushonje bashobora kumukoresha ibintu kubera inzara. Yego kandi twese hari igihe bajya badukoresha ama content abonetse kubera ubushobozi. Apotre Mutabazi unabahuri kuki? Escolo gusa Mutabazi bose bareskoroka. Gusa Mutabazi akaba afitemo akantu ko kwiga. Ko kwiga karemereye cyane gakomeye. Ahubwo uyu nguyu ndamugiranye na musaza wufunze witwa Nibishaka Theogene. Ubundi ibintu bya Yesu Kristo iyo bitagushajije biragukiza. Udasaze ngo werure wirukanke. Yego ngo uvuge ibintu bizima birangira usaze ugata ubwenge ugata umutwe. Aba niba barokore bano niba barokore bambara imyenda igera hasi bagera muri ghetto batipe bagahita bateramo njonogo bakayizamura. Nuko babimeze. Uyu nguyu rest in peace. Uyu si wa mupasiteri gwambaraga karuvati waguye mu maguru y'umugore ejo bundira. Ariko wari mwiza koko. Kono wari umupapa mwiza ushima Imana. Ariko akageso ko kaderira birangiye samusoba kujoboyemo amaso koko. Naho uyuse Nyiringa bugi ni wa mwana ufite nyashi nkunda. Ariko aseka neza by the way. Yego uri kuzuminga. Uyu mwana ndamukunda bya Dani. Bamwita Emeline. Uyu nguyu nawe bamushingije ko ngo Yakobo yabaga idashobora itamuhaza ngo akoresha ngo icupa. Ubona we n'uyu mupasiteri bahuriye kuki? Ni uburaya bose. Uyu muntu namumuzi? Kareba nk'akadahumeka. Zuminga ndi kumubona. Iyo bayita inzovu y'Imirindi. Yego bagabo ngo babamvuze turi wano. Ngo bavuze barihe turi wano. Barihe turi wano. Yego bari baziko nasaze none ndafashe. Abasi uyu swa wundi bafunze yakingiranye umukobwa mu nzu babiri. Uyu nguyu ariko yararekuwe bamwita buri kantu. Uyu ni buri nguni. Aba bakobwa ndabaza
ikintu cya mbere mbaziho ni ukwiyemera ngo yadahari uyarebera kuri uyu yadahari uyu nta kintu kizima yakora ngo akigireho reka da kuko uyu nguyu yarebera kuri uyu yego kugira ngo abantu barebe cya gihe mu ifungwa ry'uyu ukuntu uyu nguyu yari yahungabanye yego yari yabuze icyo bita ibitekerezo babyita ngo iki mu cyongereza babyita ngo iki ibitekerezo ko njye nize français babyita ngo iki mu gifaransa ibitekerezo abantu tubwiye mu gifaransa tubitranslate mu English babyita turi restifli ngo ngwiki turi restifli aho ni mu gifaransa aha uyu mugabo n'umuzi ego nyine Imana ikomeye ko mbona se afite umunwa wagira ngo ni urukira ni rumende oya bamwita busikete ndamubona yego n'ihene nyuma ye kwesha ni busikete koko uyu se uramuzi kada ego nyine Imana ikomeye bamwita yita ngo ni musaza wa Roza Muhanda ariko abantu bagiye bemera uko bari yego icyambere muziho ni ibintu bitatu icyambere ari yemera yego Imana yaramubwiye ngo azarongora umuzungu yego nanjye ubwanjye waje avuga ko nzarongoranya na siya ngiye gusaza na murongo none wari muraza uvuga ngo Imana yarakubwiye ngo uzarongora umuzungu yego kuri Abdul Bronze avuga uti uyu mugabo ntagatanga ibiceri ariko nakubaje ikintu ahuriyeho na Manibu ntiwanambwira ko cyangwa icyo batandukanye ntiwanambwira ko ari we muntu wakuzanye muri game ikintu cya mbere uriya mugabo nkubwira ntatanga ibiceri yego gusa afite ibitekerezo bizima niko nakubwiye yego urambwira ngo uzoga umukobwa yambaye mayodobu cyangwa robe dominiwi imwe bararana no kuraramo ntago ari icyaha no kuri amoteri si icyaha kuba umuntu ari umumama yarashatse yarubatse afite urugo ntibivuze ko atakunda umusore ntibivuze ko atakunda n'umugabo kubera iki inyama y'urukundo y'urulave ntabwo bigeze bayibaga ngo bayimukuremo yego asa kucyuzana mu bintu byo kurongora cyane erega kurongora bibiri ivuga ngo kurongorana kwera bibiri ngo niba ubonye umugore kumva uramurarikira mwifuje mufata ugende umurongore tujya twemera ko Satani afite imbaraga n'Imana ifite imbaraga hanze hari abana ngemerutse kujya ahantu matembereye mbona umwana ndavuga ni auzubillahi minashawtani rajim rahimani rahim ndavuga ni yeri rarima no kuri kw'Imana yo mwijuru urumva bro hano hanze hari ikintu cyitwa abana Yes, of course, kumutso baby no fake of course nguvu zdamba sadafa kamwe mtoto wabutamwana ngenda toka TV tutaravuka butinyira ubwite vineshe ku majiko ndavuzwe ambiyeshe babera aho hit yo terezuba iticuti y'aba boss nitijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi ni kakaje ko pandemic in the city mwuzukuru urojama phone shop mwana w'umugore imbaraga z'ikandi zubaka vuba nyiteho parere nyitono speaker nyiciro kaketse ko n'abaje gukora kwa Mr Breaking umunsi none kuri The Fry TV twagarutse na Odin episode 6 ariko none mbibutse yuko Odin yacu nta muntu numwe tutazageraho mu ngeri zose yaba ari muri gospel yaba ari muri sekira yaba ari muri filme yaba ari mu magare yaba ari mu batwara imodoka muri rari yaba mbese upfa kubura umuntu wageze kuki wageze kuri murandasi cyangwa wageze kuri YouTube uyu munsi none turi kumwe na Prophet byuka urabagirane Noheli ariko nanone abenshi ntago bemera amavuta yiwe ya Prophet mukaya turaza tubiganireho tuzogaruka mukanyuma ya Odin Prophet meze bite abana ni fresh nashima Imana ndamahoro ari ijambo uvuze ngo ngabeshi nibebera amavuta yiwe yego njyewe nitwa Je suis Solwik bisobanuye ngo nduwo ndiwe nduwo ndiwe ntabwo ndeba ku magambo y'abantu ntabwo numva ibyo abantu bambwira burya njya nkunda kuvuga ngo aho kubwira ngo uzatinde utereta abantu uzatinde utereta Imana nikwemera izakwemeza abantu yego so Prophet mbere yo kujya mu bintu byinshi ahangana jya wenda banza gusobanura uburyo dukuramo no content uvuga ngo Odin ni ijambo ry'ikirusiya ariko nanone risobanura umwe kuri umwe urumva just twirefiye kuri content y'umuntu bita Tycoon shout out kuri Tycoon kandi nekereza ko yakwiye kurya natwe tukarya mbona no kubwira abantu bakora badutera amabuye rwose ibyo n'umubyiborera ubwo nawe mushaka uburyo mwashaka uturimo tw'amaboko so bagutera amabuye gutese kandi mbona handitse ngo The Fly bisobanuye ngo kuguruka The Fly TV abamarayika twameza amababa tuba turi kuguruka tumeze neza cyane so ahangara nzamura amafoto abiri ayo mafoto abiri nkakwereka ukambwira abantu nibo bazi iyo utabazi ngenda bakwibutsa none nakumara kuba kubwira ukambwira ikintu bahuriyeho icyo baziho nicyo batandukaniyeho yego are you ready yes I'm ready twagiye ngira ngo ifoto ya mbere tugiye guheraho muri Odin episode ya 3 ni yuyu mumabuja n'umuzi uyu nguyu ndamuzi cyane yitwa
bamwita mama pasiteri wa Nyanasiya. Yego. Umugore mwiza cyane. Yego. Kibasumba. Yego. Yogoza mu bagore bose bo kwisi. Yego. Wari waratumye n'umutwe nka Sara. Rwose yubaho. Yego. Chapeau mama pasiteri. Yego. Hakaza noneho n'uyu nguyu. Uyu nguyu. Ko mbona kano y'amaso cyane. Ninde? Uyu so umupasiteri ukunda gutukana kuri YouTube ra. Yego. Ni Pastor Claude. Ndabona muzi Pastor Claude Ewan. Aho uri hose reka ngusuhuze. Yego. Ni umugabo nzi ibintu bitatu bikomeye. Yego, icyambere ni umugabo utagira urya ruswa. Yego. Icya kabiri ntariba nguri inshuti ye nturi inshuti ye. Ubwo iyo ukoze ibinyanga akurekura icyo bita umuriro. Yego. Icya gatatu muziho. Ni umuntu uzi kubana ndetse akaba n'umuntu uvuga ibintu bigisha bitandukanye. Yego. Byaba byiza byaba bibi byose ararikura aravuga. Yego. Uwitwa papa mama pasiteri Asiya ndetse na Pastor Claude. We yubonye unabahuriye kuki? Ni nko gufata nta kintu bahuriraho. Yego. Icyo bari bahuriyeho nuko umwe yari afite umugabo w'umupasiteri undi akaba ari pasiteri. Naho se amajwi y'ubusambanyi. Amajwi y'ubusambanyi se bayahuriraho gute kandi Pastor Claude? Umwe yavuga undi akatangaza. Ukuvuga ngo hagati yabo harimo urusika ahubwo. Yego. Harimo icyo bita fire. Umuriro. Urumva umwe arateretana undi akavuga ariko ngira ngo bariyunze merutse kubona ntibiyunze ntibagiye guhura we na Bosco Empire bakiyungara. Bariyunze gusa mama pasiteri n'umugore ucishije bugufi napfa kuvuga cyane. Yego. Undi wagiriye magambo nyine aravuga cyane. Aravuga. Cyo nicyo batandukanye. Ubona nicyo batandukaniyeho. Twikomereza ntaribi. Uyu muntu n'umuzi. Ngo nyirigaba ko mbona yanditse umudiji. Mbona umudiji awusize hanze. Ndabona yarakoze nibera afite n'umukondo wagira ngo n'umugore. Ugende gake kubera ko uyu nguyu bamwita umwami wa beef. Uyu bamwita Gasuku Jeskizo amupanga. Icyogere mu nkuba. Umwami w'abagore. Yego. Ndamubona cyane. Ebana uyu nawe ntajya ry'imboga. Aherutse kwandagaza umuntu witwa Chita Magic. Yego. Umukobo yararenze. Umukobo ebana Jeskizo. Kudesha po kabisa nawe. Babivuga ngo respect. Yala. Bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Respect bisobanuye nyine ngo nkwespiraho. Yego. Okay. Twagiye uyu. Ngo nyiringa yambobo noneho ni unyeretse. Kamaze ni hanaguwe. Ndareba Kabona sakano y'amaso nko yarwaye amagini. Indese. Yego nyiringa. Oya cyane ntabwo. No afite amenyo wagira ngo ni tinga zimwe zo kwa gatera ziharura mu mihanda. Ubu ni Jitafu kuvuga gutya. Yego nyiringa nta nubwo muzi. Nene kumureba. Yego nyiringa. Jitafu se ku cyumwihakana kandi mukorana. No kuvuga ngo mujama hari ibintu bibiri muziho. Ndabona muzi cyakora. Yego. Ndamubona hari ukuntu Imana igutiza icyo bita promotion. Yego. Cyangwa se ikugirira gutya ikaguhohiramo. Yamara kuguhohiramo ugahita ashaka kwizamura. Cyane cyambere muzo n'ubwiyemeze. Yego. Yaravuze ngo hari urwego ngezeho. Ndamubaza se urwo rwego ugezeho uri The Ben, uri Medi. Waririmbye ihe ndirimbo ituma uvuga ngo nge hari urwego ngezeho. Gusa ndamuzi ikintu cyambere muzo nuko ari igifura. Ni igifura buriya se? Ari ivumbura. Yego. Abantu bajye kuri X Large TV barabibona. Kuna ari igifura twagiye tuganira. Yego. Ikindi ni umuntu utagira imibare amafaranga yose ayimarira mu nda z'amamigina no muri korodoro na za Sodoma. Yego. Ni mukuru wa Yakana na Nzovu. Reka genda cyane. Abagabo ubona ari ikintu bahuriyeho? Yes. Ikintu cyane n'uburaya bagihuriyeho. Nde Jeskiza se na nuze. Oya. Nabaye n'abanzovu. Yego. Reka twikomeze nta kibazo. Uyu mugabo n'umuzi. Yego uwo wagira ibigambo ni kimwamwanya. Uyu swa mugabo harya batandukanye n'umudamura. Bamwita? Uyu se swa undi wari isombi kwa Pastor Mutesi. Bamwita ngo iki se? Bamwita ngo niba ari Faxman. Camarade Faxman. Original. Yego. Uyu niwe agira ibigambo. Agira ibigambo nicyo kintu cyambere muziho. Icya kabiri muziho nuko ashyushya inkuru. Gatatu nta kunje nta nubwo ashyushye. Mu Mana arimo no kwa shawutwana ariyo. Ubwo bivuze ngo ahantu hose haba mu byidagaduro y'isi no mu byijuru byose ni ruvange vange. Yego. Byose arabivuga. Uyu bamwita Faxman. Naho uyu nguyu uyu mupasiteri se wundi wapfuye umugore we agasunika umuntu kwirimbi yenda kumwica. Reka da. Uyu bamwita Pasiteri Kibonke. Umwe wapfuye.
Kibonke yari umuhanuzi navuga ngo ukomeye. rest in peace by the way. Yego. Rest in peace. Kibonke yari umuntu udasanzwe Imana yamukoreshaga imirimo n'ibitangaza. Ariko hari abantu benshi bagenda n'abagaye bagiye gushinyagurira ku irimbi bamuherekeje. Biranaga bari byiza. Yego. Ikindi muziho nuko ngo umugore we yari yaramunaniye. Yego. Yamufasha muca inyuma ari yahura. Ikintu cya mbere Kibonke yakoze cy'ububwa nagaya kwiyahura. Uyu ntago rero Bibiliya iravuga ngo umuntu wiyahuye ntabwo abona ijuru. Yego. Kuko na Yuda yari yahuye Imana imwima ijuru. Icya kabiri umuntu wiyahuye aba akoze igikorwa cy'ububwa. Burasi byiza ko umuntu w'umugabo utekereza urya isahane y'ibiryo ubyara agatera inda agasaba gakwa agasengera abantu yagakwiye kwiyahura. Icya kabiri Mundi mu muco nyarwanda bavuga ko niyo bafashe umuntu yiyahuye bamucira ibiti bakamuhondagura. Ubwo rero imizimu ye nizakurikirana abana be. Yego, icyo bahure nicyo batarukana ntabwo uri bukikoze kuko atakiriho batagira ngo turi gushinyagura. Ariko uyu nguyu none uyu duherutse guhurana bita ku Gisozi. Yego. Ku Gisozi. Nijoro ahantu mu mbare ya danje. Ngo ngwiki? Uretse gato. Niwe bita nde? Uyu bamwita Apotre Mutabazi. Yego. Ngo mu mbari. Twahuriye mu mbari hamwe na pastor witwa David Namahoro. Nushaka umuhamagara umubaza nabikubwiye. Yego. Uyu ndamuzi. Yego. Uyu rero Apotre Mutabazi uyu suwa mugabo bavuze ngo pastor wameze nk'Imana. Ngo niba kubwiye ngo genda ugurishe parcelle yawe ngiri hariya ngo uzajye kumwicaye muri Marriott ngo yigurishe ngo genda uyigurishe. Yego. Uyu muzo kuyobya abantu ameze nka yongo. Ameze nka ariko ntari biryewe. Uyu nguyu nyiringa Imana ikomeye. No tayi. Nini zitoyi. No tayi. Yego. Kandi narapfuye no tayi. Uyu mugore nakasa mutwe. Yitwa nde? Kuba bita Mama Ndera. Kandi Mama Chance. Mama Chance nawe rero. Uyu ngo yarapfuye. Ubundi se niba yarapfuye kutajya mu bapfu bagenzi. Gusa ikintu muzoni kimwe nawe. Yego. Muzo ko ari umushonje bashobora kumukoresha ibintu kubera inzara. Yego. Kandi twese hari igihe bajye badukoresha ama content abonetse kubera ubushobozi. Tukayakora. Yego. Rimwe na rimwe akatwangiriza izina muri public y'abantu benshi cyane. N'abari badukunda bakadukora icyo bita icyizere. Ariko Mama Chance uyu ni wa wundi wahane ko yagiye kuzimu. Yego. Ese yagiye kuzimu aragaruka. Gusa mu bintu nzi neza nuko nta muntu wagiye kuzimu ngagaruke ari muzima. Rero Mama Chance niba aragiye kuzimu jya mu bazimu bagenzi bawe suri kuzimu. Nta muntu muzima ngo nono tayi nono biri paracetamol. Yego. Cretemation urumva ndakubenasiri niko avuga. Yego. Ntabwo yakabaye ari mu rwego rwo kuba yaza kuri social media. Arire yari gusa afite amarira ameze nka ya mushiki wacu witwa ngo ni Sharon. Aya marira bayita y'ingona Sharon Jack. Yego. Amarira ameze kimwe n'uyu mugore. Icyo necyo nta kintu kiza muziho. Yego. Ukina uriyeho rero n'uyu mugabo. Escolo. Uyu pastor nako Apotre Mutabazi unabahuriye kuki? Escolo. Gusa Mutabazi bose bareskoroka. Gusa Mutabazi akaba afitemo akantu ko kwiga. Ko kwiga karemereye cyane gakomeye. Ahubwo uyu nguyu ndamugiranye na musaza ufunze witwa Nibishaka Theogene. Niwe bafite imyumvire imwe. Yego. Buriya Mutabazi we akora ibintu agashyiramo n'ubwenge bw'uko yayize akigisha ijambo ry'Imana. Ubundi ibintu bya Yesu Kristo iyo bitagushajije biragukiza. Yego. Udasaze ngo werure wirukanke. Yego. Ngo uvuge ibintu bizima birangira usaze ugata ubwenge ugata umutwe. Yego. Aba niba barokore bano niba barokore bambara imyenda igera hasi bagera muri ghetto batipe bagahita bateramo njonogo bakayizamura. Nuko babimeze. Yego. Ubona batandukaniye ku kirero. Ikintu batandukaniyeho nande? Atandukaniyeho na pastor Mutabazi yarize. Yego. Undi ntago yize. Yego. Twakomeje. Uyu nguyu rest in peace. Uyu suwa mu pastor gwambaraga karuvati waguye mu maguru y'umugore ejo bundira. Wo muri ADP. Abandi kureba nabi. Oya ni Anongere mihanagure mu maso. Wasanga mfite iroro. Yego. Uzikari wewe. Ariko wari mwiza koko. Kono wari umupapa mwiza ushima Imana. Ariko akageso ko kaderira birangiye samusoba kujoboyemo amaso koko. Nakunde nyine. Samusori birangiye amaso bajoboye. Yego. Naho uyuse. Ego nyine ngabo nyine wamwe ufite nyashi nkunda.
ariko aseka neza man by the way. Yego. Uramubona? Uri kuzuminga. Uyu mwana ndamukunda bya dani. Bamwita Emeline. Uyu nguyu nawe bamushingije ko ngo Yakobo yabaga idashobora itamuhaza ngo akoresha ngo icupa. Yego. Ubona we n'uyu mupasiteri bahuriye kuki? Ni uburaya bose. Mu buraya. None se nakiza kiva mu buraya. Ubundi uburaya kuramo ububwa agakuramo imbwa yiruka. Uburaya kuramo za sida za mburugu imitezi kanseri ibitindagasani umudayimoni witwa Sundiyata vakusente turawansi sari wasaja nyine ukuramo imyaku n'imikoshi na shitani yato. Na bintu biva mu buraya nabindi. Ukabona se bahuriye kuki utugicyo bahuriye kuki rero sasa? Bahuriye ku mudayimoni witwa Sundiyata. Yego. Bagatandukana kuki ubwo? Bagatandukanyira kuko uyu nguyu yari pasiteri. Uriya akaba atari pasiteri akaba yari influencer cyangwa se mu social media influencer uri aho ngaho. Yego. Twagiye. Uyu muntu uramunuzi? Kareba nka kadahumeka. Zumiga ndi kumubona. Iyo bayita inzovu y'Imirindi. Yego. Bamwita inzovu y'Imirindi Amurigent ariko asazi ubusa kwera. Kubera iki? Ari umuntu uba warihirinze muri social media akagira ico bita hit agatrendinga hit karusha ibitekerezo bye n'ubwenge ikamurenga nyine agasigara ico bita empty mind. Empty mind bishatse usobanura iki? Empty mind bisobanura ngo uri tete vide cyangwa se nta kintu kiba kikurimo. Kuvuga ngo uyu mukoboyi rero yagize hit idasanzwe mu Rwanda. Akundwa n'abantu bose ubwenge buba bwinshi buranamusaza. Yego. Butuma aburi ihene n'ikiziriko. Yego. No kuba ari kurya umunsi nyine n'umva abantu bamukoresha nk'umuntu uri empty mind. Naho uyu nguyu Go nyiringaba Imana ikomeye ko mbona afite ubwanwa wagira ngo niswa ziri kuva mu mwobo. Zumigariza debe. Uyu bamwita ngo ni muzehe Jotem. Jotem namuzi ariko yambaye rinete wagira ngo ni z'abasuderi. Gusa ikintu muziho nawe Jotem no umuntu udafite amagambo menshi yo kuvuga. Yego. Ahubwo ikintu avute ni ijambo rimeze nka rimwo Glorious yakunda kuvuga ngo Gogo yakunda kuvuga ngo how the blood of Jesus. Uyu nawe rero ikintu muziho nukuvuga ngo ahora avuga ngo Jesus 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 yuko guko muzi. Yes. Ubona bahura ku kibono bagabo n'abasaza. Uyu musaza n'uyu bose ni kimwe mu mutwe wabo sinzi ikibazo bafite. Bakabateruka bibagirwa vuba bafite ya ndwara bita kwibagirwa. Ukabona bahuriye kuki? Batandukaniye ku uyu nguyu yazwi. Iyi nzovu y'Imirindi irazwi uyu ntago aramenyekana cyane. Jotem. Yego. Okay. Aracyafite urugendo rurerure bayibaye. Abagabo ngo babamvuze turi wano. Ngo bavuze bari he turi wano. Bari he turi wano. Yego. Bari baziko nasaze none ndafashe. Yego. Abasiba uyu suwa wundi bafunze yakingiranye umukobwa mu nzu babiri. Uyu nguyu ariko yararekuwe bamwita buri kantu. Uyu ni buri nguni. Aba bakoboye ndabazi. Ikintu cya mbere mbaziho ni ukwiyemera. Kubera iki? Mbazi ibintu bitatu. Yego. Cyambere bariyumva. Bumva ko buriya ushaka kwigira umuntu udasanzwe gashaka kwirega no kwizamura ukagenda wabambye wari wabona igisiga cyitwa kagoma kigira amababa ugashaka kugenda wibambye inyuma zabo nyine icyambere imvuga kwiyemera abantu bose tabibona bagira bawonsanga ibarinda. Yego ariko barabikoreye ubusura upfu rwazi warubwira ngo mfite bounce cyangwa imanuka yaje iyi modoka ibwira ngo mfite bounce. Yego. Ikindi ubaziho cyo ni kimwe no kwiyemera. Icya kabiri nyine bigira abantu bataha mu bicu kandi bataha hano hirya Kinyinya. Yego. Mu bitaka mu bigutiye. Uziko na Deben ajazaga je muri Deben twavuye akansuhuza. N'umukire wa mbere mu Rwanda coach Gaye yaravuze ati prophete no respect. Niwe mu prophete uzajya unsengera mu Rwanda. Yego. Urumva rero aba bana icyo mbere no kwiyemera. Icya kabiri bariyumva. Icya gatatu by the way bafite ubwenge bwo kuba bakora. Bafite ubwenge bwo gukora bakagira aho bagira. Yego. Ubona bahuriye ku kirero bya bintu bahuriye ku bintu by'ubukomediye by'ubugoryi. Icyo batandukaniyeho nuko uyu nguyu afite ubwenge bwo kuba
yashakisha akikora. Uyu munini afite ubwenge bwo kuba yakubaka ikintu ciwe buri kantu. Afite ubwenge bwo kuba yakubaka brand y'ikintu gikomeye cyane kiremereye. Mu gihe uyu nguyu adahari uyarebera kuri uyu. Uyu adahari uyu nta kintu kizima yakora ngo akigireho. Reka da. Kuko uyu nguyu arebera kuri uyu. Yego. Kugira ngo abantu barebe cya gihe mu ifungwa ry'uyu ukuntu uyu nguyu yari yahungabanye. Yego. Yari yabuze icyo bita ibitekerezo, babyita ngo iki mu Cyongereza? Babyita ngo iki ibitekerezo, ko njye nize français. Babyita ngo iki? Babyita ngo iki mu Gifaransa? Ibitekerezo. Baza tubwiye mu Gifaransa tubitranslate mu English. Babyita turi restifli. Ngo iki? Turi restifli. Aho ni mu Gifaransa. Yego. Urumva rero uyu ngo afite ibitekerezo biri hejuru cyane. Yego. Uyu mugabo n'umuzi? Ya ndamuzi cyane. Yego. Uyu si Manibura. Yego. X large. Yego. Ndamubona cyane. Ni umugabo ukora ibintu byatuje. Yego. Icya kabiri nta matiku ajya yivangamo muri iyi mihanda. Icya gatatu muziho nuko ntabwo ari igisambo. Yego. Ikindi yagukoresheje yakugiriye icyizere mu gakorana aguhemba neza. Icya kabiri agira gahunda. Niba ari saa 8 muvuganye ubwo ni saa 8. Iyo zirenzeho arakubwira uzi icyo ushaka. Uzi kugira ngo tugere ahantu tugere ukuntu byatuvunye. Nyine agira kabiri agira kugira abantu inama. Yego. Uyu se uramuzi? Uyu se amutipa arongo ejo bundi sha. Bamwita Bronze Abdul. Ndamuzi. Icyambere muziho akunda amafaranga. Yego. Icya kabiri muziho ibintu byabikora gake gake. Ikindi cya gatatu muziho afite ubwenge ariko akunda kwitwara nk'umuntu w'ikigoryi kandi afite ubwenge. Bivuze ngo abari kujijisha abantu. Nibyo bintu muziho. Afite ukuntu ashobora kwigira umuntu uraho udafite ubwenge kandi abufite. Ikindi aratungurana. Yego. Muri iyi mihanda aratungurana mu buzima bwe. Kabiri atanga ibitekerezo bizima. Yego. Ubona bahuriye hehe bano bagabo kore babiri? Uyu mugabo akora ibintu byatuje. Abantu bajya guhurira. Uyu mugabo yereka abantu bamurusha ko nta kintu azi. Kugira ngo agere ku cyo ashaka. Bronze. Yego. Nico ngicyo. Icyo ubona batandukaniyeho? Icyo batandukaniyeho nuko uyu nguyu Manibu yarize akora ibintu biremereye. Uyu nawe yarize ariko ibintu yakoze yagize abantu b'indyarya. Yego. Aha, uyu mugabo n'umuzi? Ego nyine Imana ikomeye. Ko mbona se afite umunwa wagira ngo ni urukira ni rumende. Oya bamwita busikete. Busikete? Ndamubona. Yego. N'ihene nyuma ye kwesha ni busikete koko. Uyu se uramuzi? Ego nyine Imana ikomeye bamwita iyita ngo ni musaza wa Roza Muhanda. Ariko abantu bagiye bemera uko bari. Yego. Icyambere muziho ni ibintu bitatu. Icyambere ariyemera. Yego. Imana yaramubwenga azarongora umuzungu. Yego. Nanjye ubwanjye waje avuga ko nzarongoranya na siya ngiye gusaza na murongo. None wari muraza uvuga ngo Imana yarakubwiye ngo uzarongora umuzungu. Yego. N'umunyarwanda n'umubona uzashima Imana Nyarudinda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri muziho aririmba n'umwigira. Yego. Icya gatatu ni igikoresho cy'abantu. Yego. Ameze nka wa wundi witwa ngo niba ngari kajusi niba wa wundi cyake n'ikigitinga kigira igitinganye. Kayusi. Bameze kimwe barakoreshwa. Yego. Barakoreshwa. Urabona rero uyu busikete impamvu namugaruye? Yego. Ni umwe mu bantu batrendinze ariko biza kuba ngombwa ko bahagarika kumukoresha ibiganiro ariko n'umwe mu bantu bareye hit imbere yanyu. Yego. Wigeze umenya hit yiwe? Hit yingira ngo bamuhaga inzoga. Ngira ngo no kwa Emuirene yarahageze. Yego. Shana natageze uyu musaza yari hit. Niyo mpamvu nkubwira ngo isazi nzima irutina rishaje. Yapfuye nako. Yego. So rero ngiye ngo nkubaze ku bantu bagiye uvugaho. Hari abantu bagiye uvugaho Justin njya kumva numva vuze kuri Abdul Bronze. Avuga uti uyu mugabo ntagatanga ibiceri. Ariko nakubaje ikintu ahuriyeho na Manibu. Ntiwanambwira ko cyangwa icyo batandukanye ntiwanambwira ko ari we muntu wakuzanye muri game. Ari nawe muntu wakubwiye ngo ugomba kuba hariya ni pastor ni prophète Noheli. Ntago ari wabimbwiye. Yego byagenze gute? Ahubwo nakubwiye ngo je suis Sulike.
solo week bivuze ngo ngende uwo ndiwe yego ikintu cya mbere uriya mugabo nkubwira ntatanga ibice yego gusa afite ibitekerezo bizima niko nakubwiye yego nubwo muri ibyo bitekerezo nawe yakugira ibitekerezo bizima mu bantu batumye isi imenya uwo ndiwe yego nawe arimo ariyo mpamvu mvuga ngo afite ibitekerezo bizima ngira ngo no mu bukwe bwe nari ndimo ni umuntu ushobora kuguha ikintu cyakuvana kuri esikariye ya mbere kikugeza ku ya gatanu yego yagufuruma mu yandi magambo naramushimira ko yatumye inyenyeri yanjye imurika bikaba ngombwa ko inyenyeri yanjye mara kumurikwa na maniba akayibona akayishyigikira urumva byose ndabikesha uyu mugabo yego n'ubundi nubwo najyaga ku mihanda ntabwo nari inyenyeri yanjye yari itaraka ngo abantu bose nahura n'abasitari bose bagiye batandukanye yego niwe muntu rero watumye inyenyeri yanjye abantu bamenya iyo ariyo yaguruka ijya mu kirere gusa nkimara kugera kuri Exlage naho nahagiriye umugisha ukomeye nungutse inshuti nunguka abavandimwe yego ariko by'umwihariko Bronze Abdul ni wa muntu udashobora gukora ikintu kimwe kijye public nyine ako kanya gahita bisandaguza ahubwo ni umuntu ufite umwanya wo kwicara akavuga ati njyewe ntakuru ujya wicara muri View Nation TV ukicara muri studio zayo kuri ikintu cyawe ejo ukarekura icyo bita ngo breaking news hanyuma rero icyo nabwira ladies and gentlemen abantu badukurikiranye ntabwo turasoza nyine icyo ndi kubabwira yego ni uko uyu mugabo ari we muntu watumye inyenyeri ya Prophet n'izamuka mu mivugire twavuganiyemo numvise utamuhereza respect ya Danje kubera yuko nyine wagiye unavuga ati ngo coup de chapeau respect my brother my brother niwe watumye inyenyeri yanjye yaka naho ngeze uyu munsi ubundi mu buzima bwanjye gusa nubwo icyo gihe yamfashije ariko nanjye naramufashije yego kuko ngira ngo mukurekura biriya bintu cyangwa se mu kujya kuri social media nkumvira icyo yambwiye cyatumye umugabo ahita narongoramo yego abona inkwano yego erega social media zirahemba ziranagabura yego urumva rero ibyo narabimushimiye gusa nyuma yaje kunyereka ko ari umuntu arahinduka umuntu ni mugari umuntu ni muremure hari ukuntu umuntu agufata ukuboko yarangiza yabona yakugeza imbere agahita kurekura kintu mwaje gupfa bivuze ngo kuba yarandekuye nicyo kintu twaje gupfa yego kuba yarandekuye mugeze mwe mugiye gusara kuba ngewe nibuka ko ari we wanyoboye muri iyi game akavuga ati jya mbere ubuse tuvuge ngo ubundi ni ikintu cyakigora abantu yego umuntu yamana aravuze ngo tinya umuntu akwereka inzira wanyuramo bikamubabaza ndibaza cyatankurikiranye yego ngamenye ngo bigeze he yego gusa kuki amafaranga cyara yakunda nyine tu yakunda ni wa muntu udashobora kuba yavuga ati kangushoremo nk'ubu hari abantu bagiye ushoramo nawe barakurumbira bamwe abandi muri kumwe ariko njyewe ndamushimira ko yatumye inyenyeri yanjye yaka yego ushobora kuvuga ibyiza by'umuntu ukavuga negative na positive yego y'umuntu icyo kintu muziho rero yego hari undi mugabo waje kuza gukomozaho bamwita Prophet uyu nguyu wambwiye ngo mwasangiye inzoga ejo bundi bamwita oya ntago nasangiye inzoga nawe twahuriye mu kabari anniversaire bamwita Mutabazi Apotre Mutabazi ese Prophet na Apotre ubundi bitandukanira ubundi Prophet bisobanura umuhanuzi yego Apotre bisobanura intumwa yego intumwa yimika abandi bantu Apotre bafite amashami hirya no hino agiye atandukanye yego ariyo mpamvu uzajya wumva ngo Apotre Dr Apotre Rutayisire Antoine Dr Apotre Rutayisire Masasu Dr Apotre Rutayisire Apotre Mignone hari abapasiteri ubundi hano hanze ngiye nemera yego nka Apotre Mignone respect mama yego uri umuntu udasanzwe Masasu respect uri umuntu udasanzwe Rutayisire Antoine respect yego hari undi muntu umwe yego nkunda yego iriho bamwita Amag the Black yego buriya Amag the Black abantu bamufata nk'umuntu ngo udasenga bamufata nk'injiji bamufata nk'umuntu bavavuga ngo Amag ngo byaramucanze byaramuyobeye Amag ni wa muntu namaze kubona ko arya duke akaryama icya kabiri iyo ugiye gusimbuka niko mubona iyo ugiye gusimbuka umukingo usubira inyuma yego Amag abashaka kuzagufatira ahantu rimwe nk'uko bafashe imbiba muri cage yego tutukira aho ngaho wamubonye mu kabari ubundi Apotre wawe ari kunywa inzoga cyangwa nuko wamubonye mu kabari gusa just ntago namubonye ari kunywa inzoga ahubwo namubonye ari kunywa ikinyobwa ni ikinyobwa erega muri inzoga ni icyaha yego
inzoga ni icyaha nanabibwira abantu umuntu n'umuhura uri kunywa inzoga uzameka ari icyaha ariko ugomba kunywa ikinyobwa njyewe namubonye ari kunywa ikinyobwa Potere Mutabazi turaziranye urabizi isuku gusebya nta nzoga gusa winywera ikinyobwa ikinyobwa cyitwa ngo iki oya ni ikinyobwa mwana ibintu by'inzoga byo ntago ajya binywa yinywera ibinyobwa yari kumwe n'undi mupastor yitwa Namahoro David wo mu nkuru nziza ikinyobwa barakinywa koko tukiraho ngaho none sugira ngo njye bwa mbere menye uyu nguyu namumenye ari kumwe na cya kindi kivuga ngo ni Petit Mind kimwe cyagiye mu bigarasha cyitwa ngo ni Rukundo Ezekiel yego cya Kiranuka TV uriyuza ibinyobwa ngo Nose reka maze ngoza ikibazo kimwe kuba cyo abantu bose mwivuga ngo murabavuga butumwa kuri YouTube abo ba Potere ba Bishop abiyita aba Revera Pasteur oya abayitwa ba Revera Pasteur abaza mwebwe mwitwa ba Prophete kuki mwese muhuriye ku kintu cyo kunywa inzoga ariko mubitsimbye no kurya abana uretse gato yego kuba umuntu yaba ari pasteur nibivuze ko atasambana urabishyigikiye ngiye kubikubwira nabigusobanurira yego tugiye kugenda step by step slow by slow uri kumva neza do you understand yes I'm good of course slow by slow nukuvuga ngo none kuntu byagenze abantu bizerera mu bapasiteri niba pasiteri wawe anywa inzoga yego akagusengera Imana ikaguha umugisha wirebe ibyo pasiteri wabakora ahubwo reba iby'Imana iri kumukoresha kuko nuramo kutinza ureba pasiteri ibyo ari gukora bizarangira rwa rugo rusenye bizarangira naho ugeze bizarangira udakomeye ndahamanya n'Imana n'abantu ko abapasiteri basigaye basambana basigaye banywa byeri uriyaguye mu maguru y'indaye ejo bundi urambwira ngo aguyemo atari gusambana niyo mpamvu weruye ukavuga ngo ngenzajya imitsi y'inywera hagaragara oya izo ni ndina njye nk'inzoga bro jewe mu kinyobwa izira ni ikiganiro cyawe uri kunywa inzoga ni ikinyobwa eringa cya kiri ba Mutabazi baba bari kunywa ufite ikibazo gikomeye ni ikinyobwa ubu tugeze kunywera mu nyenyeri 5 tugeze kunyera muri za Marriott za tugeze kunywera ahantu hakomeye twebwe dusigaye dukora icyo bita ubwatsi ntabwo ari ibintu ewe kunywa ikinyobwa nta kibazo ahubwo kwigisha abantu kukinywa nicyo kibazo buretse gatoya ira Sidove Hotel ya ADPR ibamo inzoga se buretse gatoya niba itorero rya ADPR rifite hotel ibereyemo kugira gute kuraramo koga hamo piscine uzajya muri hotel urambwira ngo uzoga umukobwa yambaye mayodobu cyangwa robe dominiwi imwe bararana no kuraramo ntago ari icyaha no kurara muri hoteli si icyaha icya kabiri ngo uyu muntu ngo kuba umuntu ari umumama yarashatse yarubatse afite urugo nibivuze ko atakunda umusore nibivuze ko atakunda n'umugabo kubera iki inyama y'urukundo y'urulave ntabwo bigeze bayibaga ngo bayimukuremo yego ubu icyo kintu unyibutsa uburyo waje twikuvuga ngo ushaka kuzabana ngo na Asia ariko ntwika uretse ko nzakuza kwibaza ngo ubundi hari ahantu ntabwo buri uravangiwe kuvuga ngo ntwika amavuta y'umugabo namuraye ku murundi none se we yakurayeho buretse icya kabiri Bibiliya ngo kwifuza k'umuntu guhererera kundi muntu yego none se agasore kateme ni karongora iki inkumi ase kucyuzana mu bintu byo kurongora cyane erega kurongora Bibiliya ngo kurongorana kwera mwebwe byo mukora n'uburabura n'ubusambanyi mukora rero Bibiliya ivuga ngo kurongorana kwera niko Bibiliya ivuga Bibiliya ngo niba ubonye umugore kumvura murarikira mwifuje mufata ugende umurongore ariko ntago bavuga ngo umusamba kumurongora nukuhe rero nuko ugenda ukajya kwirega muri famiye ye ukamusaba ukamukwa ukamuzana ukamurongora icya kabiri tujya twemera ko Satani afite imbaraga n'Imana ifite imbaraga hanze hari abana ngemerutse kujya ahantu matembe mbona umwana ndavuga ni auzubillahi minashawtani rajim rahimani rahim ndavuga ni yeri rarima no kuri kw'Imana yemwije urumva bro hano hanze hari ikintu cyitwa abana kutagira amafaranga no akunde nyine abafite inkwi barya ibihiye abafite amafaranga abafite amata bagutwara ipusi rero Prophet ikibazo cya nyuma ngira ngo urumwe mu bantu baje no muri aba pastor bakingura n'inzoga bakanabishyira kwa rubanda ariko none ukaba umwe no mu bantu baje baririmba indirimbo za gospel banabifite moto aho narinuye ntabwo ariho ngituye yego Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye iyo uririmbye abantu bagafashwa ejo mukanya bakugona urimo gusunda za Kiriwa Nzenza ubifata gute oya birababyita kwishima uri kumva neza simbuka jya mu birere zinawidagadure none akarimbo kaje gashyashya yego salamu alaikum
kubaneza iminsi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no minsi aha ni none aha ni Jabless reka dushimire umuntu bita Prophet Noel tubabwira ngo ibiganiro byacu Odi na Odi ni munsi episode ya gatatu turagira aha ariko ibiganiro byacu nagagaruka Jabless Imana ibahereze umugisha kabisa